uraza muri akantu k'akayobe buriya ekase ndikubibona ayo uri mu rukundo baryoshye ariko anyway ndumva ubwo ibibazo byakubaye birangiye noneho wajya ugashaka ngo nakubira paridi usunda nduzambera pare kandi zose mfite n'ugomba kumva pare wanjye kuri ubu n'ubu ndenda kuza kureba ngo azedi ibintu byose ko bimeze kabimenya gahunda zose kwihariye amafaranga yose dukeneye ngo ndumwana nkumushyira mugo mutanze kurongora irongore ese ko ufite ababikwemerera yewe wanjye nibibazo ndabiswe ndabyoroshye wowe anyway so nanje kureba ukuntu meze rero reka nsubira mu rugo njye kwibira umukunzi wanjye ngo turaza gusubira ariko so icyo buriya ujya umenya ibintu by'ubwirinzi cyangwa kundi umuntu ushobora kuba areba filime agahita abona ngo uyu muntu yazangirira nabi ujya ukunda kureba izo filime z'abamaneko ubundi umwanzi wawe ntagaturuka kure ahubwo aturuka mu bantu bakurimo ubugambanyi bwahereyeho kuva na kera iyo ushaka kuneka umuntu cyangwa kumugambanira akenshi na kenshi abantu bakunda gukoresha inshuti zabo wowe utekereza iki kuba ufite inshuti magara wiyizera ariko iyo inshuti ikaza akaba ari yiza kugambanira ugasanga niyo yagutanze ngo wayikaze muri iki kiganiro de contract nk'ibisanzwe n'igasege muze Kongomane niba utarakoze subscribe yikore kugira ngo uzabone ibindi biganiro bitandukanye bijye kuza bica kuri chaîne yacu kandi yawe kandi ikindi ni byiza kugira ngo twubake umuryango mugari kugira ngo tubashe kujya tumenya ibivugwa n'ibyo tutabona biri behind camera ndetse n'ibiri imbere ya kamera no kuvuga ngo iyo turi gukora ibi biganiro benshi cyane bakunda kuvuga ko tuba dutangiye kwitirira amafilimi y'abandi ariko ntago ari iyo mpamvu nuko kuba tuhari no kugira ngo tubashe twungurana ibitekerezo turebe akantu ku kandi tunarebe filimi yacu tuyikunde kandi twamaze kumenya ikintu kidukundishije akenshi na kenshi iyo twirebera ino mikino ntago twibwira yuko ibi bintu bibaho ahubwo tubifata nk'ari filimi nyine yakozwe n'umuntu w'umuhanga wanditse ariko akenshi na kenshi ibi ngibi bishobora kuba bitarakubayeho ariko abandi byarababayeho ubuzima dukuriramo nibwo butugenera ahazaza hacu hari igihe ukurira mu buzima bubi maze hakatuma ahazaza hawe hapfa cyangwa wakurira mu bundi buzima ahazaza hawe hakagira ubuzima ni ukuvuga ngo ushobora gukura ufite ibibazo bikomeye cyane ariko mu hazaza Imana ikakwibuka ikindi ushobora gukora ikosa mu buto bwawe cyangwa mu gihe wari ufite imbaraga wazasaze ahapika kugaruka ni iki nshatse kuvuga ahangaha ni ukuvuga ngo umunsi umwe umugabo yaricaye yabuze amafaranga ajya kuguza ibyo twita ramberi zahuzeho kuva na kera nababwiye umugabo wagiye atanga ibyo byose afata amadeni ariko abashyira abana biwe mu ngwate mu gihe yamaze gupfa umugabo aravuga ati ndashaka ko munyishyura agiye kujyana abo bana mu bucakara nibwo habonetse umukozi w'Imana bitaga Eliya maze aragenda kuri gitangaza abana ntibagenda ubwo yageraga ko uwo mugore amubwiye ngo numbe kuturyo dukeya amubaza icyo afite muza amubwira ko afite turanguzwa tw'amavuta iyo bavuze no turanguzwa k'amavuta reka dufate nk'urugero ntituvuge ubuto kubera ko ubuto buje vuba tuvuga amavuta y'inka cyangwa amavuta y'amamesa murayazi hari ukuntu yakura mu gicupa icyo gicupa ndikibe kiyagukuramo neza akasigaramo utuntu ukazashyira ku umuriro wamara kudukawitsa amazi ukajya wadukuramo utwo niko tuvuta uwo mukecuru yarasigaranye cyangwa uwo mubyeyi yarasigaranye ariko aramubwira ati ibintu bikomeye cyane byinshi kandi ibyo bintu byose utangira usuke mugenda byuzuza utwo tuntu twajuje ibintu byinshi cyane ku buryo yagurishije akabona icyo yishyura uwo mugabo wari ufitwe midene ndetse akuramo n'andi ubuzima buhita bugenda neza uyu utayiga nawe byamugendekeye gutyo asaba amafaranga afite ibibazo bikomeye cyane ariko uwo yayatse Kamirewo aragenda mu bamuhereza kandi kuyamuhereza amaze kubura ubwishyu ntabwo yamubereye umuntu mubi ngo ateze ibyiwe ahubwo ubu yahise afata aramubwira ati tugende ubwo n'ubu muntu yamugiriye nubwo yakoraga imirimo cyangwa akazi kabi kahabanye n'amategeko ya leta
karimo kwica ndetse no guhohotera abantu, ariko we yabikoze gutyo amwereka umutima mwiza amujyana mu kazi. ubu ngubu umugabo Tayiga ameze neza, ari mu madiru y'amamiliyari, mu gihe icyo gihe yari afite ikibazo cy'imibereho n'ahatuye by'umugora, ariko ubu buzima bwiza abana be barimo bakagombye kuba babukesha uyu Kiramani cyangwa Kamirewo, ariko ntabwo babasha kuba babimenya, bazi ko se yakoreye amafaranga. Ubukire bwawe bwose ufite jya umenya ko ari umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo ubugire, kandi no mu bukene bwawe jya umenya ko ari umuntu bwihishe inyuma, ariko numara kumumenya wimugira umwanzi, ahubwo umugira inshuti bitewe n'impamvu yiwe. Burya iyo umaze kubona umuntu ukugambanira cyangwa umwanzi wawe, icyiza ni uko utamuhunga, ahubwo ni uko wamwegera cyane, ahubwo imipangu yiwe ukajya unayimenya, yanakwibeta rimwe na rimwe ukagwa mu migambi yiwe cyangwa mu mipangu yiwe ukaza kuyimenya. Uko niko bita kuba inshuti. Ubundi impamvu bavuga ati ngo inshuti yawe niwo mwanzi wawe hazaza, kandi ngo umwanzi wawe niyo inshuti yawe hazaza. Aka kanya umuntu ashobora kuba ari kugambanira, ariko hazaza akaba ari wowe gukiza. Mwagiye mubyibonera kenshi na kenshi, ukumva umuntu yatabaye abantu kandi ari wowe bare yari ari kubahiga, maze akabagirira impuhwe, akabahisha, akabakiza urupfu. Icyo ni cyo bita ubushuti bw'ahazaza. Uyu mugabo rero akimara kubona ibintu bimugeze kure, ari muri diru ya miliyoni 50 z'idolari. Nituvuga iz'idolari urahita wumva amafaranga ni miliyari 70 n'andi mamiliyoni arengaho. Nk'ibisanzwe amafaranga n'amafaranga menshi cyane, n'amafaranga nayo wumva ushobora no gusanga banki nyinshi cyane zitanazifite kandi zitwa banki. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga umuntu umwe yafite, niyo atakora yayakora, niyo atakora akavuga ngo ni ukurya gusa, ayo mafaranga yazatunga n'ubuvivure bwe nabwo bukarya budakora. Urumva ko ayo mafaranga ni menshi. The contract yacu rero n'ahandi igeze ku gice kimwe, nuko batangiye kohereza umuntu umwe agiye kugambana, watangiye guca amarenga, bo batangiye gucira amarenga. Mbese umuntu yakirinda gute? Ubwirinzi bwe bwa bumeze gute? Buri impamvu nuko yatangiye kureka, ari kubaza Kiramani ni gute wowe wakagombye kuba uri kwirinda, ubundi wowe ni gute ukora ubwirinzi bwawe? Ni impamvu yatangiye kwimubaza gutyo, anamubwira ngo ni pare, nuko umwiyegereza cyane kugira ngo ibintu byose azabikore neza, abone kunamugambanira neza, mute mu gaco bimeze neza cyane. Umunsi umwe umuntu bita Delila yafashe umugabo bita Samusoni, maze aragenda amwegusha neza, amuhereza byose yari afite, ndetse amukorera byinshi bitandukanye byiza cyane umugabo wese yakifuza. Arangiye amumenesha ibanga, amubwira imbaraga ziwe zaturukaga. Mwari mubizi neza ko Samusoni yari yatoranyijwe n'Imana, yari yatanze itegeko cy'uko atazigera akoreshwa icyuma na kimwe ku mutwe we bamwogosha, dore ko imbaraga ziwe zavagaho. Bamaze kumwogosha umusatsi, bamaze kuwukemura, niko Bibiliya tubwira, imbaraga ziwe zarashize. Zimaze gushira rero yisanze bamunogoye mw'amaso. Uyu mugabo Kiramani rero nawe nuko bimeze, batangiye kumuryoshya bamubwira utuntu twinshi cyane kugira ngo babone ukuntu bamugusha, kubitewe nuko utabona ahantu umugusha n'indege nke z'utapfa kuzibona. Gusa ari guhinduka, ariko mu guhinduka n'ukubera ko umugore ari kumuhindura. Watekereza iki ko unamara gusanga cyangwa atashaka kura ubushakashatsi bw'uko hari umuntu uri kumugambanira, musaza we agasanga umusore uri kugambana ni Bobo? Urabitekerezaho icyo uraza kubimenya ute, cyangwa biraza kugenda gute? Niyo mpamvu haba ari igitekerezo, ahantu ho gushyira igitekerezo bakatubwira ati uko byamera kose Bobo agomba gufatwa cyangwa ntazafatwa, bitewe cyangwa ntago azagambana, bitewe n'ubwoba bwe bumubonamo. Ariko Tasha ntako agarutse mu kazi agiye gushaka kugambana, ibintu bigiye kubera bibi kwa Tayiga ndetse n'umuhungu we Bobo. Batangiye gukora umupango wo kuba bagambanira no mugabo wari ufite 50% by'amafaranga bari kuzinjiza kuri diru ya miliyoni 50, kubera yuko afite imipango n'imigambi myinshi cyane. Impamvu Bobo yamubajije ngo nukubera iki, ese ngo papa wawe umuzi kuva bingana iki, nukubera ko ashaka kubanza kumenya neza nimba yamenya aho papa we agomba kugarukira, maze amenye ukuntu yata ku muntu. Nako tutinza aho ngaho, ko ndashaka kuba kigani cyacu kiba kitoya, kandi tukavuga ibintu bitatu, tukasesengura duto kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa. Tugeze kuri episode ya 68 tumaze gureba, cyangwa 69 warebye. Ni byinshi cyane warebeyemo, warebye ko inkundo zirimo hano nyinshi cyane, kuko zigenda ziba amakontara kandi zikaza zidafite aho zishingiye. Nka Claudia ndetse na Soroba, urebye urukundo rwabo ni urukundo rukiri ruto, ariko Soroba atangiye kuzana ibintu byinshi cyane bitari byiza, ariko no mukobwa ibyo yari yakoze kuri njyewe numva ari byo, sinzi kuntu wowe ubyumva.
wowe ubyumva ute? Niyo mpamvu wakagombye kuduha igitekerezo ukatubwira ati ngenda byumva gutya. Uyu mukobwa wanze kujya gusura umusore. Abasore benshi cyane bazi ko nimba umuntu agukunda agomba kumukoresha ibyo yumva ashaka. Ni gute ubundi ujya gusura umuntu nta gahunda mwari mufitanye yo kubana, cyangwa niyo mwamuyifitanye unzu yiwigiyemo icyo umusore wibana kaba yibana nyine kakora ibintu byinshi cyane kandi bibi, wajya mu nzu yiwe ugahurira n'ibibazo, wazasobanura iki? Uyu Claudia rero nibyo byamuje mu mutwe, dore ko muri filimi zose twagiye tumubonamo mu nkundo ziwe zigenda zizamo ibintu bigoye kandi ugasanga afite amahane yiwe ndakorwaho. Ubundi kirazira guhindura ibyawe ngo nuko ubonye umuntu aza nk'amazi yagahita cyangwa amera nk'imvura igwa cyane igatengura ibindi igatwara n'ibintu byinshi cyane. Urukundo nabwo ruguje gutyo nabwo niko ruba rumeze. Soroba urukundo rwiwe mwibuke yuko Soroba akazi ke cyangwa ibyo yavuze akora ari ukujigura cyangwa gupfubura, sinzi ukuntu twabivuga mu kinyarwanda kiyubashye. Ariko uyu musore we yamaze gukundana n'uwo mukobwa, amwereka yuko nta wundi mukobwa azajyana, ariko kubera yuko bamubwiye yuko adashaka gusurwa umukobwa atamugerera mu nzu, bibaye ikibazo gikomeye. Ese wowe aho uherereye hose cyangwa uko twumva uba wumva ko ibi bintu byakagombye kuba bikwiriye uno mugabo aba ari gukora cyangwa Soroba yikoze akadarira umukobwa? Ese uyu mukobwa wubona ari mukuri? Nimba arakara avuga yuko umusore yagiye akarakara bingana gutya, ese byarakagombye bikwiye ko umuntu yaza mu buzima bwacu twamubura tugahangayika? Ntabwo ari byiza kubera yuko ubuzima bwacu buba budufitiye umumaro, bufitiye n'abandi umumaro. Nimba umuntu umwe aje akabwica nabi, umwihorere agende, ariko wowe ukomeze ubuzima bwawe bwose, kubera yuko iyo ubuze kimwe hano ujya ahandi. Niyo mpamvu buri Imana duha amaboko abiri. Si niyo mpamvu mutekereza ko dufite amatwi abiri, amaso yacu akaba abiri, ndetse umunwa wacu ukaba umwe, amaboko yacu akaba abiri, n'amaguru akaba abiri. Ni ukubera ko ukuboko kumwe kuvuyeho ukundi kwaterura, kwakorera ibindi, kwasuhuza, kwafata biri kimwe cyose, ariko avireho rimwe urumva ko gufata byaba bigoye. Ukuguru kumwe ugize umwaka ukakavaho, ukundi kwashobora kuba kwagufasha ukajya ubasha kugenda bigoranye, ariko ukagenda. Ugutwi kumwe kuvuyeho wakumvisha ukundi. Niyo mpamvu ni mu matwi nimba ikijambo rimwe rivuze ugutwi kumwe ndi kukumva urundi kukumva, nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero icyo Imana yabashije gukorera abantu ni ukugira ngo nimba kimwe kibuze ikindi kikore. Niyo mpamvu rero umuntu atakagombye kuza mu buzima bwawe akubabaze, namara kugenda wumve ko ubuzima bwawe wabujyanye. Ubuzima bwawe nta kintu wabujyanye, ahubwo ayo marangamutima yawe nibwo wakagombye kubugabanya, ubuzima bwawe bugakomeza. Mbitutse uri mu byishimo n'umunezero mwinshi cyane bitewe nuko Landlord yamugiriye icyizere cyo gacupa kamwe yamugore yamaze akamuha inzu, yarangiza akamwemera kuba yakundana n'umukobwa wiwe. Ibi bisobanuye ko burya mu isi nta muntu utahinduka, kandi uwo wita igicibwa n'ubwo ubona asuzuguritse ari igihe ugeraho ukamwubaha bitewe n'impamvu ebyiri. Aka kanya uwo usuzugura ejo ashobora kuba ariwe uzagukoresha. Uwo wanga, uwo ugambanira ushaka kapfa, ejo niwe ushobora kuba yagukiza ubuzima bwawe mu gihe abukunda bagutereranye. Uwo wangaga akaba ari uza kuza mu buzima bwawe akabugirira umumaro. Sinzi ukuntu mujya mubibona. Akenshi na kenshi abasore benshi cyane bakunda kwirarira, bakumva ko hari ibintu bashoboye, ariko nyamara n'agasanga nabyo bashoboye, maze abo bari kumwe bakabarenganya. Ubwo twageze kwa Pasiteri Dr. Nsabe, impamvu ko tugashyizeho ni ukubera ko filimi iheruka yari yakinye yitwa Pasiteri. Ni ukuvuga ngo n'umugabo ntago twamurenganya bitewe n'ibimubayeho, dore yuko ngo iyo umaze igihe kinini kingana kuriya ngiye yatandukanye n'umugore, uko byasa kose, uko byaba bimeze kose, ntago yaba agifite imbaraga n'umuhate. Sinzi ukuntu twabivuga, gusa icyo tukeka cyo nuko urukundo rwiwe rwari rutangiye kujya mu buryo, kandi yari yatangiye gukunda uno muntu, ariko nabwo bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, kubera ko uno muntu ikigaragara icyo yishakiraga ntago ari ibindi, kuko amafaranga yari afite. Icyo yashakaga n'uzaza umukorera biriya bintu bya Nsabe yakoze bikamugananira. Ese ni ikihe gitekerezo cyangwa ni iki wabwira Nsabe kugira ngo ibintu bigende neza, aze gushimisha umukunzi wiwe neza? Nyambo uri mu byishimo n'umunezero ukomeye cyane bitewe nuko uwo yafataga nk'icyitegererezo cyangwa wamunezezaga yamaze kuza atasha mu buzima, yongeye kwinjira mu nyubako. Ntago nzi kuntu biza kugenda nimba atashaza kuza gufata uno muntu, cyangwa se uri kugambanira musaza wiwe. Ngereka nkubwire ngo igitekerezo cyawe ni inyamibwa gisiga, tugira ngo tubashe kumenya uko icyo utekereza, ngo icyo nimba ndi igihura n'icyo ntekereza araba ari amahire. Ariko nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye byose. Nge ni Kasage Mzee Kongomani. Ciao.